Uyu munsi reka turebere hamwe imyitwarire ya Pi ku masoko hirya no hino ku ma exchange, ariko nanone ntabwo biza guca intege utizerera kuba Pi iri kuri OKX yaba yita Pi, kuko Pi community irimo ibyiciro bibiri. Harabizera ko iriya atari Pi, abandi bakizera ko Pi izajya ku isoko mu gihe hazaba hafunguye gusa full open mainnet. Gusa tugiye kwifashisha amakuru duhabwa n'ama exchange nayo yahawe uburenganzira na Pi Core Team ubwo hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, hanyuma bagahabwa uburenganzira bwo kwihuza ni Pi Coin. Ni mu gihe Pi Core Team yashakaga kugirana amasezerano n'abari hanze y'umushinga bidashingiye kuri ecosystem, ukaba ushobora gutunga Pi, ariko kandi n'ufite Pi akaba ashobora kuyishyira ku isoko bitewe n'amahitamo ye, kubera ko blockchain yigenzura. Ntago Pi Core Team yagombaga gutangaza ngo mugurishe cyangwa ntimugurishe, ahubwo b'imitima yabo yabyemeza nibo bakora ibyo bashaka, ari ukugura ari no kugurisha. Ntabwo nyiri umushinga bagomba kubitegekera umuntu, ahubwo binyuze ku cyemezo wafashe. Ntabwo blockchain iguheza muri rusange. Tugiye kurebera kuri chart ya Pi USDT. Kuri iyi chart Pi birerekana ko iri kuri 0.08825, ariko ikibazo ntabwo ari igiciro gusa. Ikibazo ni ukumenya niba Pi iri gutanga icyizere cyo kuzamuka cyangwa se bullish, cyangwa niba ari cyo gihe cyo gukomeza guhangana n'abagurisha. Reka tubirebere hamwe twifashishije bimwe mu bidufasha gusesengura isoko umunsi ku wundi, ari byo chart, indicator, support na resistance, ndetse n'umuvuduko w'abaguzi n'abagurisha uko biri kwitwara. Ni nako nguhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Iyi foto tugiye gukoresha nayikuye muri OKX, ariko ibigendanye n'izindi nka wenda Mexes n'izindi zemerewe kuba zacuruza Pi muri rusange. Kuri screenshot rero turabona ko last price ya Pi ari 0.08825, naho market price iri hafi ya 0.08823. Last price ni igiciro giherukaho, naho market price aba ari igiciro kigezweho ako kanya. Bivuze ngo aho yari imaze gukora mu minota mike iri imbere yashize, mu minota yakurikiyeho yahise imanuka. Mu masaha 24 ashize Pi yigeze gukora impinduka, aho yazamutseho ku cyo twita high ingana na 0.08915, naho yaje kumanukaho icyo twita low aho yageze kuri 0.08444. Ibi bitwereka ko Pi iri gukorera muri range itari nini cyane muri aka kanya. Gataho hafi ya 0.044 niho Pi igeze kugera, nyine tukavuga tuti nago yongeye kumanuka. Yahise yongera izamukaho ikora icyo twakita nka acceleration, irazamuka igera kuri 0.089 kabiri n'utundi duce turi inyuma. Tugiye kwifashisha rero chart, ariko nanone turifashisha time frame cyangwa se ingengabihe y'amasaha 4. Ubu turi kuri 4 hour time frame. Ingengabihe yacu tugiye kuyishingira mu byabaye mu masaha 4, kubera ko niho dushobora kubona neza trend iri kuba. Turabona ko Pi igeze izamuka ikagera kuri 0.09633, ariko nyuma yaho ntiyashoboye gukomeza kuzamuka. Kuva kuri iyo high price yatangiye gukorana n'abafite imbaraga muri rusange, bituma habaho icyo bita pullback, kuvuga ngo gusubira inyuma. Iramanuka, irongera irazamuka, hanyuma yongera kugaruka hasi. Icy'ingenzi ubu ni uko Pi iri hafi ya 0.088, kandi iri kugerageza kongera gufata icyo twita momentum yo kuzamuka.
support y'iyi payi iri hehe kushoboye gushyiramo amafaranga twifashishije iyi screenshot. Muri rusange support za payi zihari zishobora kurenga imwe bitewe na time frame turi gukoresha y'amasaha ane. Haba hari support ikomeye cyane cyangwa se strong support zone ndetse na support yoroshye taba ishobora kumara igihe kinini ari ifashe isoko. Support ya mbere rero twakwibandaho cyane yo kwitonderwa ni hafi ya 0.084 n'utundi tubare, kuko ariho twabonye ko mu masaha 24 yakoreye icyo twita low yamanukiye nyine. Niba support inanirwa guhama kuri iyi zone iri hafi ya 0.084, iyi zone ya 0.084 niramuka imenetse payi ishobora guhita imanuka ikagera kuri 0.082. hasi yayo hari indi zone iri hafi ya 0.078 ndetse chart iragaragaza ko hari payi bigeze kugurishaho nyine bigatoma payi kwa nigera kuri 0.07297, ariko ibi ntabwo bivuze ko payi igomba kugera kuri izo price zose. Ni zone gusa umucuruzi yubakiraho reaction ya market cyangwa se agomba kwitondera mu gihe ari gukora analyse agambiriye gushoramo amafaranga ye, kubera ko benshi baprofita mu gihe coin yamanutse bakagura, yazamuka bakagurisha. Resistance yayo rero, resistance ni umurongo ukomeye, ni igiciro coin runaka yaba Bitcoin n'izindi zose tubyifashisha muri crypto analysis cyangwa se no muri forex. Resistance ni umurongo ukomeye abaguzi bagezeho bakagira imbaraga kurusha abagurisha, ariko nanone aho hantu nibaze kuharenga. Resistance ni umurongo isoko ryatangiye kwerekana ko rigiye kumanukiraho, no kuvuga ngo baguraga ariko ryagera kuri icyo giciro bagahita bacika imbaraga bagasubira hasi. Ubwo no kuri support no kubicurika aho ngaho iyo support imenetse coin itangira kuba yamanuka muri rusange. Ku rundi ruhande rero resistance ya mbere aho bazamukiye cyane bakagira imbaraga, aho bakoreye acceleration ni kuri 0.089 kugeza kuri 0.090, kandi ibi ni ingenzi cyane kuko price iri hafi cyane y'iyi zone. No kuvuga ngo twegereje resistance kurusha uko twegereje support. Niba payi ishoboye kumena neza iyi resistance zone kandi abantu benshi bakaguma muri market ishobora gutangira kureba ku rwego rukurikira. Ariko niba price yongeye kumeneka bakaza kumena urukuta rwa 0.089 cyangwa se ya resistance yacu ya 0.090, abantu bagurisha nyine bagahita bacika imbaraga ikagaruka hasi, bishobora kugaragaza ko abasellers bafite imbaraga, kubera ko resistance iramutse ikomeje kuzamuka bakaza kumena urukuta rwa resistance, ubwo payi twavuga ko igiye nyine habayeho acceleration. Kandi nitwibagirwe ko chart igeze gukora high ya 0.09636, iyo niyo resistance iri hejuru cyane kurusha iyi zone ya resistance ya 0.090. Reka tubyifashisheho tukoresheje moving average. Zivuga iki ubundi muri chart? Hari kugaragara moving average ya MI5 aho yerekana ko payi bigeze kuri 0.08727, MI 10 0.08727, 0.08872. ubwo ni MI20. Ibi byose umaze kubirebera hamwe mu bijyanye n'isesengura ry'isoko, price ya payi ubu iri hafi ya 0.08825. Ibi bitanga signal ivanze cyangwa se itari confirmed 100%,
pi iri hejuru ya MI5 na MI10 ariko iri hafi kandi munsi ya MI20, bityo kugira ngo tubone confirmation nziza yuko hagiye kubaho bullish cyangwa se ikimenyetso simusiga cyuko pi izamutse, bullish momentum igabanutse, twakomeza gukurikirana niba price ishobora kujya hejuru ya MI20 hanyuma igafata kuri 0.089 cyangwa se 0.090. hari kandi RC nayo dushobora kwifashisha mu bijyanye n'isesengura ry'isoko. RC ni Relative Strength Index, iyo irerekana ko pi iri hafi ya 55.57 kandi mu bijyanye n'abaguze hafi ya 49.95 nabo ni imibare nyine iri kugenda iyerekana. Ibi biradufasha cyane kuko RC iri hafi ya 50 ntabwo turimo kubona overbought cyangwa se oversold ikomeye. Overbought ni igihe habayeho kugura cyane bikarenza rwa rugero tuba dusanzwe twireferaho, cyangwa se oversold mu isoko hakaba harimo imbaraga nyinshi z'abagurisha bakaza kurenga cya kigero cyangwa se cya gipimo twebwe dufatiraho. Mu yandi magambo, market ntabwo irimo kuvuga ngo pi irarenze cyane cyangwa se yamanutse cyane cyangwa yazamutse cyane, igomba guhita igwa kandi ntabwo iri kwemeza nimba yagurishijwe cyane, igomba guhita izamuka. Byose biri hagati, ni neutral zone iri hagati na hagati, bivuze ko direction ikomeye ishobora guterwa nuko price izatwara resistance cyangwa se support, tukabona confirmation. Reka turebere kuri order book, nabwo turaza gusangaho ku ruhande rw'abagurisha buyers hagaragara hafi y'ibihumbi 5,301 baguze pi, mu gihe ku ruhande rw'abagurisha hari ibihumbi 19,78. Pi zone iragaragaza ko iyi mibare ariyo twakifashisha mu kumenya umubare w'izaguzwe n'izagurishijwe n'abantu bitabiriye iryo soko. Ibi bishobora kugaragaza ko hafi y'aho price iri hari seller pressure cyangwa se habayeho kugurisha, selling pressure iri hejuru ya buy order zigaragara. Ariko reka mbibutse ko iyi screenshot cyangwa se iyi foto yerekana nimba snapshot. Order book ntabwo yerekana imibare yonyine ngo tuvuge ko price igiye kugwa cyangwa se order zirimo zishobora gutuma iri soko rijya hasi, ahubwo bishobora gushyirwaho kugira ngo habeho kuburira abitabira isoko. Performance ya pi rero muri iki gihe mu bihe bitandukanye, iyo turebye performance igaragara birerekana ko uyu munsi pi yamanutseho 0.30%. Mu minsi 7 yatambutse pi yamanutseho 4.11%, ariko mu minsi 30 pi yazamutseho 13.88%. Mu minsi 90 pi yamanutseho 48.63%, naho mu minsi 180 yongeye kugwaho 49.24%. Ibi bitwereka ikintu cy'ingenzi cyane, pi ishobora kuba iri gukora short term recovery, ariko long term trend iracyari mu kavuyo, haracyarimo pressure. Niyo mpamvu tutakagombye kubona iminsi mike dushingiraho ko pi ishobora kuba yazamuka muri rusange dukurikije iki cyegeranyo gito. None se pi igiye kuzamuka? Nicyo kibazo umupiyoni yashobora kwibaza ati nicyo gihe cyo kugura. Igisubizo nuko chart itaduha confirmation ihagije yo kwemeza ko igiye kuzamuka biri granted cyangwa se birambye, ariko hari level twakubakiraho. Nakwibutsa ko niba pi ibashije kugera kuri 0.089 cyangwa se ikanaharengaho gati ikagera kuri 0.090 ikabasha kuhaguma kandi volume ikiyongera, ibyo byaba ari sinyari nziza iri bullish cyangwa se yo kuzamuka.
niba ikoze hejuru gato ya 0.096 yaba ari imwe mu nzego zikomeye cyane mu bijyanye no kuzamuka twagakwiye gukurikira, ariko niba inaniwe kumena resistance ikagaruka munsi, tugomba kureba nimba igomba kuba yafungira kuri 0.084 n'utundi tubare inyuma, hanyuma yaharengaho gato tukongera kuyicungira kuri 0.082 herekana support ikomeye cyane. Ntabwo ibi bishobora kugarukira hano gusa kubera ko byatanze na message ikomeye ku ba pionnier. Ikindi kandi no kwibagirwe ko chart ya market ihinduka, ni data zishobora guhinduka cyangwa se amakuru arimo bashobora guhinduka umunota ku wundi. Ntabwo umuntu yakoresha indicator imwe nka RC cyangwa se relative strength index imwe cyangwa se order book imwe ngo amenye neza aho price iri kwerekeza. Ni ngombwa kureba price action, volume, support, resistance, liquidity n'amakuru ari ku isoko byose hamwe, kandi cyane cyane ntugire trade ukora kubera amarangamutima cyangwa se fear of miss out, kuba warakererewe kwinjira mu isoko. Kirazira cyane uze gutegereza igihe cya nyacyo ku muntu wafashe icyemezo cyo kuba yashoramo amafaranga, wongera kuzirikana ko amafaranga agiye muri coin cyangwa se ushoye muri crypto, amahirwe menshi bahari ari hejuru ya 70%, nuko ayo mafaranga bagomba guhita agabanuka ako kanya ukiyashyiramo, byaba amahire akazamuka. Muri market ya Pi rero twabonye ko iri hafi ya 0.088, iri kugerageza kurenga zone ya 0.089 cyangwa se kanaharengaho gati kagera kuri 0.090, ariko aba sellers cyangwa se abagurisha baracyagaragaza ko bafite imbaraga nyinshi cyangwa se pressure. 0.090 ni level y'ingenzi cyane yo gukurikirana, iri hejuru cyane, naho 0.084 na 0.082 ni zone z'ingenzi zo gukurikirana mu gihe Pi yaba ifashe icyemezo cyo kujya hasi. Zone support RC cyangwa se relative strength index iri hafi ya 50, bivuze ko market itaratanga direction ikomeye. Noneho ikibazo kimwe nuko ushobora guhita wibaza uti ese Pi izabasha kumena uru rukuta rwa 0.090 igere kuri 0.096 cyangwa abasera bazakomeza kuyisubiza hasi? Urandika igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma mu gihe cyose wakunze aya makuru agaruka kuri crypto, blockchain technology ndetse na web3 ecosystem, urasabwa gukanda subscribe, hanyuma fungura inzogera ushyire like kuri iki kiganiro, tujye tubana mu biganiro bitandukanye turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kudukurikira muri iki kiganiro, Imana ikurinde naho gutaha.